twongeye kubasuhuza nanone tuguma dushimira urukundo rudasanzwe mukomeje kutwereka, twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Uyu munsi ngiye kubagezaho igice cya kabiri cy'inkuru y'urukundo yitwa Inzira y'urukundo. Duherukana Mama Denise ahamagara David, nuko David akajya mu rugo kwa Mama Denise kureba ibyabaye, agasanga Denise aryamye amaze iminsi 2 atarya. Muribaza muti byagenze gute? Muribaza muti Denise yararwaye iki? Nabatindiye nagumye mbacisha hirya hino, reka tujye mu gice cya kabiri ubundi muryoherwe. Mama Denise ati nanjye sinzi amadayimoni yateye umwana wanjye rwose. Muri ako kanya Lydia abarongeye arabyutse, nyina abaritanguranijwe ati sheri wamubonye David ko yaje? Na David yunga murya ati umeze ute se Denis? Denise mu kajwi gato ati meze neza. David ati bari bambwiye ko warwaye. Denise ati oya ntago nigeze ndwara. Bakiri muri ayo nyina wa Denise azana ibiryo ku isahane, ashyizemo ibiyiko 2 yongorera David ngo akore uko ashoboye amugaburire. Arangije arisohokera. David wari wiyicariye mu gatebe kari aho mu cyumba ahita yimuka ajya kwicara ku gitanda cya Denise, batangira gusangira batavuga. Bigezemo hagati David niwe wazanye ikiganiro, abaravuze ati ko wabaye ikiragi. Denise yisetsa ati ndi kuvuga ariko. David umusore utari uzobereye mu byo kuvugana n'abakobwa, ahubwo yari ahangayikishijwe na Lydia yasize mu rugo. Siwe warose ibiryo bishiraho, abarahagurutse agiye kwandurura. Denise aranga amushikuza isahane bariraga harayijyana. David yibuka ko yaje atabwiye Lydia ahagiye, ahita amutelefona. Telefone irasona irinda yivanaho, Lydia atayifashe. David yongera kuyicishamo, noneho Lydia aramukupa ntiyabyitaho, ahita ahaguruka ngo asohoke. Akinguye umuryango agongana na Denise yinjira, bisanga bafatanye. Denise abanza gusa n'utwawe, areba David mu maso, abaramubwiye ati warugiye se? David nyuma yo kwiyumanganya ati hoya narigize ngo wagiye kuba wicaye muri salo none narima gusanze. Denise ati tube twibereye mu cyumba. David yanga kumusuzugura, basubira mu cyumba bicara ku gitanda. Denise ahita yaka telefone David ngo abareba amafoto. Aho kureba amafoto ajya muri za message nk'abandi bakobwa baciye urwaho telefone z'abahungu. Ahaciye akanya haza message abona ni ya Lydia, abanza kuyisoma. Uko yayisomaga niko akanyamuneza kiyongeraga. Arangije abwira David ati iyi message ya Lydia urayisoma se cyangwa nyigusomere? David wari wirambitse ku buriri ati nta kibazo yisoma. Iyo message yaragiraga iti nifuzaga ko utakomeza kumpamagara kuko ndabizi urashaka kumbwira ubusa. Sinakwirushya nk'ubroka kuko ndabizi wazashaka indi telefone. Gusa wanunguye, sinari nzi yuko ari kuri mfata. Mama Denise yarabimbwiye ko nta rukundo ugira, ndabyirengagiza. Gusa ikiza nuko nanjye mbyiboneye ntarakwishyiramo cyane, bye kandi nizere ko nta handi tuzahurira. Iyo niyo message Lydia yari yohereje. Denise yarangije kuyisoma. David yisinziriye wagira ngo ni za story basomera utwana ninjoro. Denise ahita yifata selfie agaragaza ukuntu David yasinziriye, nawe arangije ariryamira. Nyuma yaho nka saa 10 David nibwo yabyutse mbere, ni nk'amahirwe yaragize yo kubyuka Denise atarabyuka. Ahita haguruka asohoka nyonyomba. Amaze gusohoka Denise aho yararyamye afungura akajisho kamwe, arisetsa arongera arasinzira nk'umuntu n'ubundi utarasinziriye. Amaze kumva imodoka ya David igiye ahita asohoka mu cyumba, yiterera mu kirere na courage nyinshi, akubitana na nyina nawe asohoka mu cyumba. Nyina abaramubajije ati ko mbona wishimye byagenze bite se muko? Denise arasubiza ati si ibisanzwe se. Mama Denise ati aha iyo hataba David buriya byari kugenda gute? Gusa nizere ko mutagize amabi mukora. Abivuga seka. Denise ati ayahe mabi? Mama Denise ati ariko ibyo wikora byose umenye ko David afite fiance, wikomeza kumurushya rero.
Denise ati nta makuru ufite ahubwo wowe. Bakomeje kuganira. Nyuma yaho iminsi yakomeje kwicuma, ariko David yarabuze Lydia, bitari uko atamubonaga ahubwo nuko yari yaramwimye umwanya. David yakomeje kujya yohereza message zo kwisobanura nyinshi, ariko ntibigire icyo bitanga. Menya atarazi ko abakobwa badakunda umuntu wisobanura, ahubwo bakunda usaba imbabazi. Nyuma yaho aboneye ko asa nk'uwirukanka ku byamusize, arituriza. Igihe cyarageze, Pastor Gadi ari nawe se wa Denise arafungurwa. Bagombaga kujya kumufata. Birumvikana ko hagombaga kuba agafete ka kirokore kudufanta. Birangiye abantu barataha. David nawe nibwo yatashye. Ageze mu nzira, ikimodoka cyo mu bwoko bwa Actros kiramugonga. Impanuka yari ikomeye cyane. Amahirwe yagize nuko abaturage bahise batabara bakamujyana kwa muganga, kuko ambulansi yari kuhagera yapfuye, dore ko umubiri wose wari wuzuye amaraso, utamenya aho yakomeretse n'ahatakomeretse. Bamwe mu bari aho banakekaga ko yahise apfa, usibye umudemobe wari uri kunywera mu kabari kari aho ku muhanda, niwe wababwiye ko akiri muzima, ko bagomba gutanguranwa bakamugeza kwa muganga amaraso ataramushiramo. Bidatinze bari bamugejeje King Faisal, bamukorera ibishoboka byose. Hagati aho ni nako bashakaga umuntu bahamagara kuri simukadi, dore ko telefone ye yari yangiritse. Babanza guhamagara nimero yanditseho Uncle John, ntiyacamo. Bahamagara yanditseho Lydia Love, bakeka ko yaba ari nk'umugore we, irasona ariko ntiyayifata. Bahamagara iyari yanditseho ngo boss we, arayifata. Bamubwira uko bimeze, nawe ahita ahamagara umumaneja wari usigaye akora kuri ka kamoteri ka John ngo aze kubwira John ibyabaye. Ubwo umukozi wakoraga kuri King Faisal yakomeje guhamagara nimero zose zari kuri simukadi, dore ko zitari na nyinshi. Umuntu wa mbere wageze kwa muganga yari boss we, asanga bakiri muri surgery kumubaga. Abategereje kuri reception, akicara mama Denise na Pasteur ndetse na Denise bahita binjira, nabo bababwira ko baba bicaye gategereza. Basanga aho boss wa David yarari, batangira kubwirana, ari nako baganira. Igihe kiragera babwirwa ko noneho bemerewe kujya kureba umurwayi. Bahageze, abagore bo kwihangana byarabananiye, amarira barayasuka. Abagabo bo menya yaratembaga agwa mu nda. Bidatinze umunsi wakurikiyeho abantu bakomeje kuza kumusura, nubwo yari atarakanguka. Pastor Gadi niwe wakomeje kumuba hafi. Icyumba yari yarashyizwemo harimo abandi barwayi babiri, nabo bari barakoze impanuka ya moto, ariko bo bisa nkaho bidateye ubwoba cyane. Bigeze nka saa 11, akazuba gatangiye kurenga, nibwo yabumbuye amaso bwa mbere, abona imbere ye hari Pastor Gadi n'undi mukecuru umwe baririmbanaga muri korari. Abanza kudasobanukirwa situation arimo, ariko ahita yibuka ko yakoze impanuka. Ba pastor bo ntibari babonye ko yabyutse, bari bakiganira, dore ko na pastor nawe aribwo yari agisohoka mu buroko. David yashatse kuvuga ngo bamenye ko yabyutse, agisohora akajwi mu muhogo no mu mutwe haba haramuriye, aho kuvuga arataka. Gadi ahita ashigukira hejuru, abaraje aramwegera ati David urabyutse. Undi yikiriza azamura umutwe, nabwo yumva arababaye, agerageza kwiyumanganya, ariko Gadi arabibona ko ababaye. Ahita nibuka ko muganga yasize amubwiye ngo umurwayi nabyuka ahita amumenyesha. Yihutira kujya kubwira muganga, n'igihunga cyinshi kuri we yabifashe ko ari nk'igitangaza kibaye, bimwe by'abarokore, buri kantu kose bakabonamo igitangaza cy'ako kanya. Dogiteri barahageze, atangira kumukorera uduteste tworoheje two kureba niba ubwonko bukora neza. Agenzura serumu, yongeramo indi miti, arangije arabasigara agenda. Bumaze kwira bigeze nka saa moya, Ange mushiki we nibwo yari ahageze kuri perfume nyinshi. Yatangiye guhumurira abantu akiri muri parking. Ageze kuri reception abaza aho David arwariye, barahamujyana. Ageze mu cyumba, atari yanasuhuza barimo, abafasha agatambaro yipfuka ku mazuru, asubira inyuma. Ibintu abari aho bafashe nk'ubwirasi. Ageze hanze ahita abaza umuforomo watambukagaho, sinumvishe ngo this is the best hospital in the country, how can you gushyira umuntu mu munuko nkuriya? Kubera ukuntu yavugaga cyane na confidence nyinshi, anavuga ikinyarwanda nabi, uwo muforomo yaramutinya, akeka ko ari nk'umuntu ukomeye. Bimwe mu Rwanda abantu bubaha umuntu utavuga neza ikinyarwanda. Menya aricyo cyabaye kuri uwo muforomo, ahita avuga atanatekereje ati tugiye kubikemura mada. Ange ahita yongera mu ijwi ryo hejuru ati murabikemura gute? Mbese ubundi kuki murindira ko babibutsa amakosa yanyu kugira ngo muyakosore?
akibivuga haba haje umugabo nawe wambaye itaburiya bigaragara nkaho nawe ari umuganga, azavuga ati ariko hano nta makosa agomba gukosorwa kuko ntayakozwe. Icyumba umurwayi waje gusura arimo nuko ari cyo bashoboye kwishyura. Ikindi kandi hano ni kwa muganga si mu isoko uri gusakuriza abantu. Ange ahita yumva ibyo uwo mugabo avuze nibyo, ariko yanga kwerekana ko yemera ko yari mu makosa. Aramubwira ati mbese ubundi wowe urinde, ushinzwe iki hano? Uwo mugabo ati urabona utanzi, ninjye ukuriye iyi shift y'abaganga. Ange yishongora ati ndashaka ko mumukura muri kiriya cyumba mukamushyira mu cyumba cyiza cyisanzuye cya wenyine kandi kigeramo akayaga kandi vuba. Uwo mugabo ati iyo serivisi umusabiye yishyurwa 30,000 ku munsi. Ange n'amahane menshi ati nigeze mbabwira ko hari ikibazo cy'amafaranga mfite, ko icyo nasabye ari uko musaza wanjye mugira vuba mukamukura muri uriya munuko. Yarangije kubivuga abaforomo batangiye kubikora. Umuganga bavuganaga yahise amubwira ko ibyo yasabye biri gukorwa mu minota 30 biraba birangiye. Nyuma y'iyo minota koko byari birangiye, wa mugabo aza kubwira Ange ahantu yari yicaye ati Madamu Ange, ubu wajya kureba musaza wawe. Ange yatunguwe n'uburyo uwo mugabo azi izina rye, agenda yibaza niba hari aho amuzi cyangwa niba ari uko baba biriwe bamuvugaho. Umusore w'intarumikwa wari wambaye t-shirt y'umukara yanditseho ngo what is black mu nyuguti z'umweru nini n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu asigara ahagaze ku muryango nk'ucunze umutekano. Ubundi Ange arinjira asuhuza abo yahasanze, arakomeza ajya ku gitanda cya David wari urimo areba ariko adashobora kuvuga bitewe n'uko icyo yakoraga cyose yarababaraga. Ahantu hose yari afite ibisebe, ahatari igikomere havunitse. Ange amugeze imbere aramwitegereza, nibwo yashyize mu mutwe ibyabaye maze sukurira amarira yasuka hasi. Ntibyarangirira aho, ahubwo apfukama hasi arira nka bimwe by'abana. Umwe mu bakecuru bari bicaye aho afata agatambaro arakamuhanaguza, arangije aramufata aramukomeza, Ange nawe aramufata. Uwari kuhagera yari kugira ngo ahubwo hari umuntu wapfuye. Hashize akanya aratuza, yegera David tangira kumukora ku bipfuko. David byaramutunguye cyane uburyo Ange yitwaye, nubwo bwose bari bameze nk'abavandimwe, ariko David yari asanzwe azi Ange nk'umuntu w'umwirasi utagira amarangamutima na make, usibye ko atagiraga ibintu byo kwangana, gusa nanone yari nka nibindeba. Nyuma y'ukwezi David yari amaze mu bitaro, amaze koroherwa baramusezerera ajya gukomeza ubuzima bwo mu mbago mu rugo. Gadi na Ange baramwinginze ngo atahane n'umwe muri bo, ariko aranga, ntiyashaka kujya kwa Gadi. Yabonaga nahagera ashobora kuzisanga Denise yamugurushije mu cyaha, kandi nanone ntiyari kujyana na Ange kuko Ange yabaga muri hoteli, byari nko kumugora. Ahitamo kwitahira mu rugo. Fabrice yari inshuti ya David. Muri iyo minsi rero Fabrice niwe waje kumurwaza niba ataraje kumuhura. Ange nawe ntiyamaraga umunsi ataje. Umunsi umwe ari ku wa gatandatu mu kwa kane ku itariki ya 15 byari ku mugoroba, David ari kumwe na Fabrice bari gukina video game, nibwo icyunamo cyari kikirangira. Ntabwo bari basohotse. David yari ameze nk'utarava mu cyunamo, we yumvaga akibukanye. Telefone ya David ibirasonye, ayifata azi ko ari nk'umuntu umuhamagaye. Arebye abona ni reminder yari yarashyize muri telefone ye handitsemo Ange birthday. Agira amahirwe bihurirana nuko Ange yari mu Rwanda, ahitamo telefona. Ange aramwitaba ati uzi ko umamagaye, nari ngiye kuguhamagara, umeze ute se n'ubundi? David ati ndumva utangiye kumenya kuvuga ikinyarwanda, urihe? Ange ati nari najyanye n'abafrendi banjye Gisenyi, ariko turi mu nzira tugaruka mu mujyi. David ati ko hari icyo nashakaga kugusaba. Ange ati kimbwire naribi. David ati ejo wanyemereye tukazasangira dina ko nshaka kukwereka umukunzi wanjye. Ange ati ni byiza cyane, muzazi wanjye cyangwa naho bizabera? David ati nta hantu nshaka ko tuzasohokera tu. Ange ati hehe se bro, tell me everything. David yamusobanuriye byose. Ange wari kumwe n'abakobwa bari barabaye inshuti, ageze i Kigali yari yashyize kuri loud speaker atangira kugenda ababwira ukuntu agira brother we w'ibogari. Rozi wabarushaga blague ahita avuga ati utambwira ko ari cya gicumba cyawe uri kuvuga. Ange abaravuze ati niba ari igicumba wanyakiye iki nimero ze? Rose ati nuko njye mba nshaka kwirebera ziriya mbagoze kuri WhatsApp. Bose bahita basekera icyarimwe, na Esther wari wicecekeye batungurwa no kumva asetse. Rose abaravuze ati uzi ko Esther yatwumvaga? Esther ati cyakoze uri umusazi gusa, uzi ko narinzi ko Ange akubeshyera. Bakomeza kuganira bibona bageze i Kigali. Urugendo rw'amasaha 3 ntibamenye uko rurangiye. By'agakungu k'abakobwa bose baraye kwa Esther. Esther yabanaga na mama we na mukuru we wari umaze iminsi yahukanye, bararaho. Naho Ange abwira wa mushoferi we ko azaza kumufata umunsi ukurikiyeho saa 5 za mu gitondo.
hari hoteli John yari amaze umwaka aguze, ni muri urwo rwego Ange yari yarasigayeho gato ngo abe areba imikorere yayo. Nubwo urebye nabyo biri mu byamuzanye, ni nayo mpamvu yari yaratinze mu Rwanda. Gusa nyine impanuka ya David yatumye aza atarabinoza neza. Saa 5:05 umushoferi we yari ahageze nk'uko yari yaraye abitegetswe, asanga bari bamutegereje. Ange arabasezera ahita yinjira amugeza Kacyiru kuri hoteli. Hari akanama, abanza gutegura ibyo aravuga, ubundi ajya muri dushe. Avuyemo saa 7 zaburaga nk'iminota 15 ajya gutegereza abantu muri sale. Abantu batangira kuza bahamusanga. Nyuma y'iminota 30 ahita ategeka ko bafunga umuryango utaragera, kandi yatumiwe mu nama agahita yirukanwa. Abakozi bose bakurikiye inama bafite ubwoba. Ange mu kazi yabaga ari seriye, ibintu bitandukanye na Ange wo hanze wari wibereyeho ubuzima bwa gisitari. Inama yarangiye saa 9 z'ijoro, ahanini higirwagamo ibijyanye n'imicungire y'umutungo. Hari hashize iminsi havugwamo kunyereza umutungo, irangira babwiye ko umuntu wese wabigizemo uruhare mu kwezi kumwe araba yirukanwe, kandi ko ashobora kuregwa mu nkiko. Ange akirangiza inama nta kindi kintu cyari kimuri mu mutwe usibye gahunda yari afitanye na David. Ahita amanuka asanga umushoferi we yicaye kuri reception, amwaka imfunguzo, amubwira ko hari ahagiye ari bwitware. Saa 2:30 yari ageze mu kabuga ka Nyarutarama ahantu David yari yamurangiye. Ahageze ahagarara hanze, kari akabari kari muri etage. Ubundi telefona David. Ako kanya David ahita amugeraho mu ikote ry'umukara n'ishati y'umweru nk'umuntu wasohokanye umuntu. Ange akimubona ahita yitanguranwa ati wambaye neza. David abaramushubije ati urakoze cyane. Ari no kumusuhuza ahita amufata ikiganza ngo batambukane. Bimwe byateye binjira. Ange ari kumusaba imbabazi ati amusori pe, tuvuye mu nama dutinze, mbonye ninjya guhindura imyenda ndakererwa. David amusubiza atanamureba ati ariko nibyo wambaye nabyo ntibyoroshye. Ubwo yabivugaga elevator iri gukinguka, bari bageze kuri floor ya 5 ari nayo ya nyuma aho iyo bare yari iri. Ange akihagera ati wow, mbega ahantu heza sha David, uri romantique kabisa. David amwenyuramo ariko ntiyagira icyo avuga, barakomezanya. Ange atungurwa no kubona bageze kuri table yari iriho udutebe tubiri na keke yanditseho ngo happy birthday Ange. Nk'ibisanzwe nta myaka yagombaga kugaragaraho kuri keke y'umukobwa, kirazira. Ibyo bintu byakoze ku mutima Ange biramurenga, bigaragara yifata mu maso. Agiye kumva yumva bande yari iri kuririmba ihise iririmba ngo happy birthday to you. Noneho biba karusho, atangira no kuzana amarira nakwita y'ibyishimo. David atangira kumuhanagura ku maso n'ikiganza cye. Arangije ateruye icyuma cyari kirambitse ku meza agishyira mu ntoki za Ange. Ange nawe aragifata arunama abanza kuzimya buji. Abari aho bose bakoma amashyi. Bande nayo ihita ihagarika kuririmba, ubundi yegera keke nanone akataho gato arakarya, arongera akata utundi dusate twinshi, agenda azengurutsa abari aho bose. Agarutse kwicara, David yari ategereje icyo Ange abivugaho. Yumva Ange aravuze ati uzi ko birthday yanjye kuri uyu munsi ari ubwa mbere nyizihije. David ati reka, kubera iki? Ange ati reka sha, wibagiwe se ko papa yari yarabitubujije gukora iminsi mikuru muri iyi minsi ngo tuba turi kukubyina ku mubyimba. David ati ubwo se koko usigaye wigenga, uracyagendera kuri ya mategeko ya John? Ange ati oya, ariko ibintu byo kudakora za birthday kandi wowe wibereye mu gahinda nanjye naje kubona ko bikwiye. David yisekera ati reka buriya ibintu by'agahinda narabirenze, ubu nanjye nsigaye numva ndi nka babandi n'ubundi abantu tungana bagifite ababyeyi ni bake. Ange ati ariko ubundi umukazana ari he ko wananyibagije kandi uzi ko mfite amatsiko menshi? David ati nawe rero tuza ugabanya akavuyo. Ange ati vugisha ukuri, ngo wambeshyaga nta wari uri hano? David ati nta wari uhari da, ahari waba wamubonye. Ange ati uri fake, kuki utaba proud ya girlfriend wawe? David ati ariko uwo mu girlfriend umbwira n'uwuhe ko nakubeshyaga kugira ngo utaza kwica gahunda? Ange ati none ushaka kuvuga ko aba bakobwa b'i Kigali ubarebera izuba? David ati sha nanjye byaranyobeye, niba ari njye mubi cyangwa niba ahari nazi gutereta sinzi kabisa. Nyuma yo guseka ati utambwira ko wabuze umugore kandi aricyo wafungiwe. David atumva uzi uko ntazi byambayeho kuva nafungurwa. Ange ati ariko uzi uko wasaze bro, uzi uko ushaje, ukeneye gushaka n'umugore, na ndetse reka mite nkukubita pase y'umwana mwiza kandi witonda, wite wihutisha ibintu twereke ibirori. Abakuye mu mufuka phone yereka David ifoto y'umukobwa ati uyu mwana urabona adakeye? David ati ndabona ameze neza da. Ange ahita amwohereza nimero ze ngo yitwa Esther, iwabo n'Ikibagabaga kandi ntuzabura ubwenge. David abarikanze, menya yarazi ko Ange ari gukina, ahita avuga mu ijambo atamenyera ati uzi kuri serie 1?
Ange ati ndi seriye nyine, urabona ndi gukina nawe turangana. David ahita aseka, yari abizi neza ko arusha Ange imyaka 5, ahita yibuka ukuntu kera ka Ange kagitangira kwiga ari wowe wakajyanaga ku ishuri, yajya kubona akabona kanyuze kuri butike kaguza amacokora, yakabaza ngo amafaranga kayakuye he, kagahita kamusubiza ngo ntukambaze utubazo tw'abana. Bakiri aho Ange baba baramuhamagaye, aritaba atangira kuvuga icyongereza. David amenya ko atari umuntu wo mu Rwanda umuhamagaye. David atangira kumva ibintu byamuteye ubwoba, yumva Ange aravuze ngo no urimo urakina, ariko ntiyakumva ibyo umutelefoni ari kuvuga, ahubwo yumva Ange aramubajije ngo byagenze gute. Uwo muntu wari kuri telefone arasubiza, ariko David ntiyabyumva, ahubwo Ange aravuga ati wimbeshya, ejo twaravuganye mu gitondo, papa ntago ashobora kuba yapfuye. Yagiye kurangiza kuvuga ibyo ari kurira cyane. David ahita amwaka telefone ngo yumve nawe avugana n'uwo muntu wari utelefone, aza gusanga ari umuganga wari urwaje John, wababwiraga ko John apfuye. David we wasaga nkaho bitamuhungabanyije cyane, niwe watangiye ibintu byo kudiringa uburyo umurambo we wagezwa mu Rwanda, nk'uko John yari yaravuze ko azashyingurwa mu Rwanda. Mu minsi 2 umurambo wari ugeze mu Rwanda. Hagati aho ni nako ikiriyo cyaberaga kuri hoteli, ahantu hatazaga abantu benshi, ariko David nta nshuti nyinshi yagiraga usibye abantu baririmbanaga muri korali mu muryango wa Gadi n'abakozi bake bakoranaga. Naho Ange we usibye Esther na Rose nta bandi bantu bari baziranye. Ku munsi wo gushyingurwa ari nabo bari bahuriyeho ikiriyo, nibwo haje abandi bantu biganjemo ababanye na John mu gisirikare n'inshuti ze z'i Bugande. Bamaze gushyingura bajya gukaraba, ari naho bavugiye amajambo adatandukanye na gato na yayandi yo mu bindi biriyo. Amagambo nka yari intwari, inyangamugayo, yakundaga abantu bose, ntashobora kubara muri buri jambo umuntu avuze. Birangiye abantu barataha, hari hakurikiyeho kujya kwinenga, n'ubundi nabyo byabereye kuri hoteli. Ibyo byitabiriwe n'abantu bake batarenze 10, aribo David, Ange, Yannick, Rose, Esther, Gadi, Denise, Fabrice na manager w'iyo hoteli witwaga Sam, n'umushoferi akaba n'umubouncer wa Ange witwaga Rick. Bakigera kuri hoteli wabonaga Ange ahuze cyane, naho David yari yigize nawe nk'umushyitsi ariko ari kuganira na Yannick. Bahageze muri parking bari bakumburanye. Yannick yarasigaye yibera mu Bwongereza, yari yanaje uwo munsi, bari hafi no kurangiza gusezera kuri John. Naho Gadi yari kumwe na Fabrice, mu gihe Denise na Rose na Esther batagaragaho hanze. Bakiri muri ayo, David abona message ya Ange ivuga ngo bwira abo bantu muze muri jaride, niho baduteguriye. David atangira kubwira abo yabonagaho hafi, bajyaho Ange yari ababwiye, basanga intebe zirateye zakoze igice cy'uruziga nk'uko bisanzwe. Ahantu abantu benshi bicaye, bisanze abagabo bicaye ukwabo n'abagore bicaye ukwabo. Ange abaturutse hirya aza asakuza ati ibi ni biki mbona, ninde wazanye ibintu byo kwironda? Ndavuze ngo umugabo wese hano afata icyuki. Abandi barakomeza baraseka, gusa bari bamaze kubimenya ko Ange agira urwenya rwinshi. Nyuma y'iminota 5 gusa yaramaze kwicaranya buri mukobwa n'umugabo, usibye Yannick na David basigaranye nawe. Avuga ngo basaza banjye bo nanjye ndabasigarana. Bakicara ibyo kunywa nabyo barabizana, batangira kunywa. Byari bigeze nka 2 z'ijoro, ari nako ibiganiro bikomeje. Uretse Denise na Eric, umushoferi wa Ange, wabonaga bibereye mu byabo. Menya ibyari imikino ya Ange yari igiye kuvamo ibintu. Ibiganiro bimaze kugeraho biryoshye, Gadi arasezera, babanza kumubuza ngo nta mugabo utakare. Abaravuze ngo reka sha, muri Kibagabaga abagore nibo bafite ijambo, dore madame arongera aramamagaye. David nawe ahita ahaguruka ati noneho reka mbageze mu rugo, dore ntiwapfa no kubona agataxi hano hafi. Esther nawe ahita avuga ngo arajyana nabo kuko nawe yatahaga Kinyinya, iwabo hari nko mu birometero 5 urenze Kibagabaga. Ange ahita avuga ngo David akugeze mu rugo asiga umaze kurya, wiyoroshye sibyo shushu? Esther ahita aseka ati oya sha, ntago namuvunisha kandi akirwaye. Bavuganaga babasezera bahita bagenda, ariko bigaragara ko Denise atishimye. Bageze Kimironko, menya byaramunaniye kwihangana, abaravuze ati uyu mukobwa wamusize hano ko ariho ari bubone taxi bimworoheye. David ahita yitanguranwa ati ntago wumvishe ko Ange yavuze ngo mugezi wabo nsiga maze kuryama, nibiba ngombwa namuraze. Yagira ngo abivuge mu buryo busekeje ngo arebe ko Denise yareka ibintu by'amatiku, ariko n'ubundi birangira ari David na Gadi bisekeye. Gadi ahita yungama ati sha David, ntukabeshye rwose ndakwiyiziye, usibye no kuraza umukobwa ntiwanashobora kumureba mu maso, ahubwo nuko wabaye umurokore, banarakugira inama yo kwiha Imana. David abaramushubije ati uracyari mu mandazi pastor, ubu ibintu byarahindutse ntiwabimenya.
ubwo bari banageze kwa Gadi amuha ikiganza nk'umuntu umusezeye, naho Denise we asohoka mu modoka nk'umuntu wivumbuye. David ahita abwira Gadi ati nizere ko Denise mu byamurakaje narimo mwishakemo uwamukoshereje hagati yawe na Esther. Bajya bavuga ngo uwikeka amabinga aba yafite. Buriya David yari atangiye kwisobanura arinde umushinjije. Gadi ntiyatinze mu magambo nka bimwe by'abagore basezeranaho isaha igashira bajya gutandukana bakibuka iyindi nkuru batavuze. Yahise ataha, David akomezanya na Esther. Esther we yari yiteguye kumutuka naramuka azanye ibintu byo kumwitereteshwa yitwaje ngo nuko amuhaye lift. Wagira ngo na David yarabimenye kuko nawe yari yicecekeye. Hashize nk'iminota 5 telefone birasonye, agiye kuyitera ngo arebe message yari ije yarangaye, yumva Esther avugije induru ngo baratugonze we. David yashigukiye hejuru abona igikamyo kiza kibasanga, ahita gikatira ibumoso asanga nacyo cyamukatiraga iburyo, barokoka gutyo. Barenze nka metero 5 David araparika arabanza ariruhutsa. Bose bari bafite ubwoba. Abaza Esther ati umeze neza? Esther amusubiza ko ameze neza nubwo atari yakakira ibibaye neza. Barongera barakomeza. Hashize iminota 5 atwaye, David yibuka ko impanuka yari igiye kuba itewe nuko yari agiye kureba SMS bamwohereje kuko yakekaga ko ari y'umushahara, dore ko byari mu matariki ya nyuma y'ukwezi. Ahita abwira Esther ati wamfashije ukandebera iyo message niba ari iya bank. Esther afata phone arebye ahita amubwira ati ni Ange. David ati uri kuvuga iki? Esther abanza gusomera mu mutima, arangije baravuze ati wapuze kuyisomera dore mu rugo naho imbere. David yaparitse imodoka ahita afata telefone abona message ya Ange yavugaga ngo ntuzacikwe igice cya 3 ubundi wumve uko byagenze. Ese David yaje gufatisha Lydia? Ese byagenze gute? Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe rero uzajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Reka rero tubonane ubutaha, ntimuzacikwe igice cya 3. Nyagasani ushobora byose akomeze abarinde. Bye bye.